hari icyo ushaka kugeraho, ariko n'Imana hari icyo ishaka kukugezaho. Rero Satani akurangariza mu iterambere rye agendeye ku mitekerereze yawe. Noneho na Rafayeli, iyo ntego y'abamarayika batari bahuje n'Imana niyo yatumye haba icyitwa inama y'agakiza. Ntabwo ari uko Imana yakoze inama ngo igishe abantu inama. Mu nyumve, abamarayika Imana yabonyemo amafuti naba yaciye. Hari icyo twita demons, hakaba na devil. Umuntu wakiranutse ni igitangaza mu maso y'Imana. Reka mvuge gutyo, byaba biciriritse kuva mu bukiranutse ngo ukaba marayika. Ntabwo abamarayika bose ari abagaragu b'abantu. Ni igisobanuro cy'uko niba marayika yambaye umubiri urya, afite umubiri unanirwa, afite umubiri uri businzire, afite n'umubiri uri bufonction. Noneho nicyo cyatumye Amerika yiyegereza Isiraheli, kuko nibo bantu bari bariho bo gusobanura ibintu bitamenyekana. Musome Bibiliya. Muri Babuloni bavuze ngo iki? Ngo keretse mushatse abantu babana n'Imana zitambaye umubiri. Nureba uburyo abantu basenga Imana iki gihe, n'uburyo Imana ibiyerekamo, n'uburyo abambere basengaga Imana n'uburyo Imana ibiyerekamo, hari ibanga twahishwe ritwegereza Imana. Imana itanga imbaraga izikuye mu muyobozi uyoboye abantu runaka. Niyo mpamvu uzasanga umuntu utagira imbuto z'umwuka ariko agira impano z'umwuka. Izi mpano z'umwuka zisigara zigayidinzwe, ziyobowe, zinarinzwe n'iyi myuka itumvira Imana, kugira ngo bakoze isoni umurimo w'Imana gusa. Neza neza nararurebye, uretse ko metero 6 zitari zuzuye, ako nabonye ikigabo mw'abavandimwe, nabonye Ijwi ry'Umukanguzi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana se w'Umwami wacu Yesu Christo, turagushimiye. Iyo tugushimiye twibuka imirimo yawe, waratwiyegereje, utuzura twari dupfuye, urangije uduha umurage, uduha gakondo iburyo bwawe. Pawulo yarabihamije aravuga ngo waratuzuye utuzura turabera n'abaziranenge tutagawa, uratwishyira, izina ryawe nirishimwe. None ubwo butware n'ubudahangarwa n'ububasha tubonera muri Kristo Yesu bwaduhinduye kuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. None dutumwe kuri aba bene data kugira ngo tuganire nabo, ngusabye ubwenge bwabo kugira ngo butekereze nk'uko ushaka ko batekereza, amatwi yabo yumva imvugo y'Imana muri twebwe, kandi amaso yabo arebe imirimo Imana ikoze ku bwabo. Mu izina rya Yesu dusengeye urwaye ngo akire, kandi ubabaye ahabwe umunezero w'agakiza, kugira ngo ihumure ry'iyaduhamagaye risage kandi rigure mu mitima y'abiringiye Imana. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Amen. Tugiye kuguha ikaze ufunguye iki kiganiro, icara utuze, nurangiza wumve icyo Imana ikudutumyeho muri uyu mwanya. Niba kandi hari ikibazo ugize, igitekerezo cyangwa icyifuzo, wandika muri comment. Niba ufashijwe, biradufasha iyo tubona ama comment yanyu. Umuntu wese uko abitekereza ajye yandika kugira ngo tubone ko hari feedback azuko mwumvishe ikiganiro. Situation irimo yose wihangane, Uwiteka Imana niba bitameze neza, niba wishimye kandi nawe dufatanyije kwishimana nawe. Abana b'Imana babyaranye n'abamarayika gute? Mbo abana b'Imana biri mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6. Teoloji y'Abagiriki nagiye nkunda kubisobanura ko teoloji y'Abagiriki hari ibintu by'umwuka yagiye ikura muri Bibiliya. Nimvugana n'abateolojiya baribuka Bibiliya yitwa Septuaginta. Ikozwe kubera iki? Abazi histoire baza bitwa ba Septangeros. Utangiye kuvuga ibizina n'ibintu bikomeye Anise, wakoroheje ibintu. Yego. Abagiriki bafashe ubuzima bw'umwuka n'imibereho ihishwe mu mwuka. Yego. Kuko bakorera mu isi y'ibitekerezo byabo n'umubiri, bakuramo ikintu navuga ngo giconfusinze, badafitiye igisobanuro. Noneho bashaka gusobanura Bibiliya bayisobanuje urugero rw'imitekerereze yabo n'ubwenge bwabo, baranariza. Banarije basanga marayika d'abord ngo ntagira sex, kabiri ntagira umubiri. Barabizwe Gaburiyeli na ba Mikayeli ntago ari abagabo. Nyine juste ubwo ndi kugusubiza uko bo babafata. Yego. Ngo ntagira sex, ntagira umubiri, hanyuma baravuga ngo marayika ni umwuka. Yego. Ariko tuganire. Uyu marayika w'umwuka
agera kwa Aburahamu akarya yariye umwuka, ngira ngo yari yihinduye nawe arihindura umuntu nk'uko Yesu yihinduye umuntu ageze ku isi. Urakoze cyane. Ni igisobanuro cy'uko niba marayika yambaye umubiri urya, afite umubiri unanirwa, afite umubiri uri businzire, afite n'umubiri uri bufonkisiyone. Rero Bibiliya ivuga ko ari abamarayika. Nicyo cyatumye nzaniye Bibiliya nini y'ubusobanuro. Rwose nayibonye. Nicyo cyatumye mfata Bibiliya y'ubusobanuro, abantu bazi Bibiliya y'ubusobanuro bayishake. Sibyo nutayibona ayitire, kuko nshaka ko hari amaverse turi bwifashishe n'ibisobanuro byayo. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki: bamaze kugira urujijo bakuyemo igitabo, ariko mu ntego yo kwima abantu ukuri. Kuko Fide, nureba uburyo abantu basenga Imana iki gihe n'uburyo Imana ibiyerekamo, n'uburyo abambere basengaga Imana n'uburyo Imana ibiyerekamo, hari ibanga twahishwe ritwegereza Imana. Rero Bibiliya igitabo cy'Itangiriro iravuga ngo abana b'abantu, nindo wanditse ngo abana reka tuhasoma ariko twe gukoresha amagambo, ariko muri hangana mpasome ko turi ku zuba ryinshi. Ninkoresha iyi Bibiliya iri hard copy, inyandiko iragira ni igice cya 6 igitabo cy'Itangiriro. Abantu bahinduka babi cyane. Hanyuma umurongo wa mbere, abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Noneho abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Aha teoloji y'abagira ikihita ivuga ngo ababiswa abana b'Imana ni bene Seti. Ni abantu n'ubundi ni abagabo. Yes, iri kuvuga ngo ni bene Seti biswa abana b'Imana, ngo si abamarayika. Hari na mwene data wabidusubije muri comment. Tujye mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero ni igice cyaho cya kabiri umurongo wa 4. Ijambo ry'Imana riravuze riti, kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze cyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka. Wenda ntaramusomera izindi verse zifite minizi yabyo, ndagira ngo uyu muntu ubitekereza gutyo ansubize, aba bamarayika bahaniwe iki? Ngira ngo ni bariya bamanukanye na Satani bubwibone mu ijuru, ntago ari abo basambanyije abana b'abantu. Ni icyiciro kindi, kuko Satani abohwa yabushywe na marayika witwa Rafayeli. Hanyuma ikindi cyiciro cya kabiri, marayika Rafayeli arongera aboha undi mu marayika witwa Gazazeli. Nyine abo nibo bari kuvugwaho. Nyumva gato. Ni icyiciro cya mbere Satani yamanukanye 1/3 cy'abamarayika bari mu ijuru. Bamwe babohanwa na Satani, aribo bitwa abadayimoni. Haboneka na Satani nyirizina, mwenyewe Rusofero. Nyuma y'iri tsinda habohwa abandi bamarayika 4 bari bayobowe n'uwitwa Zazeli. Noneho ahubwo abakurikiye cyangwa bayoborwaga na Zazeli ntibumvise ko byari ngombwa ko aba bamarayika babohwa, bahinduka abamarayika bazerera kuko banze guhita bayoboka Imana. Abo bamarayika b'inzererezi ni imyuka mibi ikorera mu batumvira, niko Bibiliya itubwira mu Baefeso. Ikagaruka mu gice cya 6 cy'Abefeso, Bibiliya ikavuga ngo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Noneho ni nayo myuka mibi yamanutse iva ku Uwiteka, atari Imana yitunze, atari yiciririye, reka mvuge muri ubwo buryo, ahubwo Imana yakuye uruzitiro kuri Ahabu. Iyi myuka mibi yataka Ahabu. Iyi myuka mibi yafataga Sawuli ikirukanwa no gucuranga kwa Dawidi. Kubera iki gucuranga kwa Dawidi byirukanye iyi myuka mibi? Nuko gucuranga no kuramya k'umukiranutsi ni inkota yica aba bamarayika, kuko babaga mu gitaramo cyaramyaga kigahimbaza Imana. Rusofera kiri umutware wabo akiyobora.
noneho satani aciwe na zazera amaze kubohwa aba bamarayika barazerereye ariko kumanuka bakayobya abantu bagatanga imbaraga zo kuraguza ubupfumu n'ibindi. Reka dusome minizi yabyo rero. Urwandiko dusomye rwanditswe na Petero rwa 2. Iyo umuntu akubwira, hari abantu bagenda batubaza ngo ibitabo wabibonamo, ibyo ari byo byose ntabwo muzabibona byose mu bitabo, ariko iki cyo kirahari. Iki cyo kirahari, rwandiko rwanditswe na Petero rwa 2, Bibiliya y'ubusobanuro nabibabwiye. Ushobora no kutabona uburyo bwo kuyigura, ariko ukajyaho zicururizwa, uyu murongo ukajya kuwusoma. Nimuhakana online ntayibaho. Iki iyi Bibiliya y'ubusobanuro ntabwo iba online. Mbo ntabwo mbizi neza munatfosha ko ishobora kubiriho, ariko dushobora no kuza kuyifotora tukagashyiraho bantu bakayisoma. Ni igice cya 2 umurongo wa 4. Urwandiko rwa 2 rwa Petero. Kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka. Attention, aba bamarayika baboheshejwe iminyururu y'umwijima bari basanzwe ari abamarayika b'umucyo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo na Satani ubwo yihindura marayika w'iki? W'umucyo. Satani uyu munsi ndahamya ko aziritse. Hari umuntu wigeze ubitubaza muri komenti, ariko ibitekerezo bya Satani ntibiziritse. Ibitekerezo bye bikorera muri badayimoni, na ya myuka igatembera mu izina rya Satani. Noneho bakajya gushyira mu bikorwa, kuko Fide uyu mwanya nshobora kugutuma ngewe ngasigara hano, ariko niba nagutumye ukagenda uri copy paste yanjye, na za mbaraga naziguhaye, kuko n'abana b'Imana bafite ubushobozi. Nicyo Imana yabwiye Mose, zo gutransfera imbaraga z'umwuka zibarimo. Bimwe mu bintu abantu bahishwe nuko buzura umwuka badashobora kurambika abandi ibiganza ngo nabo buzura umwuka. Kandi mwibuke ko ba Paulo basengeye abantu babarambitseho nabo buzura umwuka. Kandi Imana yaravuze ngo nzafata ku mwuka uri muri wowe. Ni Mose yabwiraga muhe ku Bisiraheli. Imana itanga imbaraga izikuye mu muyobozi uyoboye abantu runaka. Reka aho mpave, reka turebe ubusobanuro. Ni Bibiliya y'ubusobanuro nababwiye. Umurongo wa 2 haravuze ngo abamarayika bakoze icyaha. Hari abemera ko iki ari cya cyaha dusanga mu Itangiriro 6 umurongo wa 2, aho usanga ngo abamarayika barongora abakobwa b'abantu. Noneho ahantu hari muri entre parenthèses abantu bakunda gusoma Bibiliya, haba hari ubusobanuro bwimbitse cyane bugiye gusobanura umurongo runaka uri muri Bibiliya y'Igiheburayo batatanze ahubwo ubusobanuro burambuye. Uwo murongo bawusobanuye ariko ntibatanga ubusobanuro in deep yabwo. Niko iri jambo muzajya musanga muri entre parenthèses muri Bibiliya y'Ikinyarwanda nicyo bivuze. Ngo ushingiye kuri iki gitekerezo basobanura ko abamarayika barongoye abakobwa b'abantu bivugwa ko urubyaro rwabakomotseho ari bo bene Nefirimu. Noneho Itangiriro 6:4, reba ubusobanuro mu Itangiriro 6 umurongo wa 2. Mwihangane 6:4 naho mpasome. Umurongo wa 4 haravuze ngo muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana, ari bo za ntwari za kera zari birangirire mu isi. Sinumva se barabyaye abana beza b'ibirangirire. Kuba ikirangirire ntabwo bisobanuye imirimo myiza. Hari n'ikirangirire. None se ntuzi intwaro y'Abagati mu Bafilisitiya b'Igati yitwaga Goliyati. None se yari ikirangirire kibi. Exactly, yari ikirangirire kibi. Icyo nicyo kirangirire. Noneho ibi birangirire byose byabayeho mu buzima bwo kurwanya Imana. Yego. Abatemwe de Jehova bo baravuga ngo aba bana ngo
habaye ngo intambara ngo isi ngo Imana imaze kugira umujinya ngo byaragurutse biragenda. Hari abantu bagenda babisobanuraho ukuntu bigurutse mu buhe buryo byabyawe gute. Aba bana nibo bakomokwa habitwa abakarudaya. Abakarudaya bavumbuye ibintu bibiri isi igenderaho uyu munsi, ubupfumu n'ubwenge. Siyanse ni y'abakarudaya. Siyanse y'umubare tureberaho ubumenyi bwose rusange bwo mwisi n'abakarudaya babuvumbuye. Noneho kabiri n'ubumenyi bw'uburyo umuntu ashobora kuvugana n'ibitaboneka mwisi y'umwuka n'abakarudaya babuvumbuye. Ni iki gituma Bibiliya itubwira ngo musengeshe umwuka iteka? Nuko hari undi mwuka ukora ku buryo tudasengesheje umwuka twaba turi kurwana mu ntambara y'umwuka, ariko dusengesha umubiri ntibigire aho bigera. Dusabwa kurwanira mu mwuka kuko ibiturwanya nabyo ni ibinyamwuka. Nabyo ni ibinyamwuka. Rero aba bamarayika nibo babyaranye n'abana b'abantu bavamo uyu muryango dusomye, njye sinkutindaho kuko si wo wonyine. Bibiliya igitabo cy'Itangiriro nkunda kubibabwira bakita Genesis cyangwa Genesis. Inkomoko ni imvano cyangwa aho ikintu gituruka mu isoko y'ikintu. Iyo tugiye kureba dusanga atari uko aricyo cyanditswe mbere muri Bibiliya, ahubwo nuko aricyo kiri mu itangira ry'imirimo y'Imana. Iki gitabo rero gifite ubuhamya n'amateka yihariye yabwiwe Mose. Mose abitangaje cyangwa byanditse, abagira iki ntibemeranya na Mose. Umuntu ashobora kwibaza mu isi y'umwuka mu by'ukuri abamarayika ni gute bashobora kugira icyo gitekerezo cyo kuza kuryamana n'abantu bo mu isi? Ikindi, uyu munsi nta bakobwa beza bakiri mu isi ku buryo n'aba bamarayika babareba bakavuga ati twaza kubaronga. Barara babasambanya mu buryo bw'umwuka. None se umbwira ko bariya barara basambana na bari bande? Abo yenda ni imyuka mibi yindi ibasambanya. Abana b'Imana nanone abandi bamarayika beza ntago bagikora icyo kintu ngo Imana ibe yabi. Aba bamarayika beza hari ikintu muri buze kumenya. Bayoborwa nande? Abamarayika bariho bagiye bafite amazina yitiriwe Imana mu buryo Imana ibayoboyemo. Nako urakoze kukambaza karatuma nsubirizamo umuntu wambajije ngo Rafael. Rafa ni izina Abisiraheli bise Imana ngo uri Jehova Rafa. Bivuze ngo ni Imana umukiza w'abarwayi. Noneho niyo tuvuze ngo Rafael biravuze ngo ni Imana ikiza. Rafael aza mu buryo afite inshingano nyinshi zitandukanye. Kurinda intambwe z'umukiranutsi. Kabiri, kumukiza indwara amakuba atera umubiri w'umukiranutsi. Rafael afite iyo mission. Gatatu, kurwanya no kumukiza amaboko yamubangamira akamubuza kujya muri destination y'Imana. Mu yandi magambo, Rafael ni urwanirira intumbero y'umukiranutsi, intumbero y'Imana ku mukiranutsi. Fideli hari icyo ushaka kugeraho, ariko n'Imana hari icyo ishaka kukugezaho. Rero kugira ngo uve muri iyo destination y'Imana, Satani akurangariza mu iterambere rye agendeye ku mitekerereze yawe. Noneho na Rafael akakuyoborera mu iterambere ry'Imana agendeye ku mitekerereze yawe. Umuntu uhindukiririye Imana agaruka mu cyerekezo cy'Imana. Umuntu ugiye mu mitekerereze ye, Satani amushukira ku by'ubwenge bwe akagukura mu cyerekezo cyawe. Noneho Rafael rero ashinzwe kurwanya ikibi cyose ku muntu kimukura mu ntumbero y'Imana. Nicyo cyatumye Rafael niwe wazaga mu kidendezi cya Betesida. Bibiliya ivuga iki? Ngo iyo marayika aje, ikidendezi cyihindurije ngo ntanga kugeramo, kandi iki kidendezi bagikiriragamo. Ni marayika ukiza rero. Uyu marayika ukiza yiswe Imana ikiza kuko bikorewe mu izina ry'Imana. Ntabwo ari uko Rafael ari Imana, si nuko nshyigikiye abasenga abamarayika. Oya, abamarayika Mahayi ni ukuvuga intumwa, uwatumwe. Rero na Christo yaje ari igitambo, yazanye ubutumwa, yambara umubiri, yambara umwuka, aba incungu, aba Imana, aba n'igitambo. Na marayika Rafael rero nubwo buryo azamo. Aba rero uvuga ngo aba bamarayika beza
ngo bashobora gukora cya kibi bitiriwe Imana bahabwa ubutware n'ububasha butarimo ubwigoyiste n'ubutagondwa nk'uko abambere, kuko abambere baguye ku bwa Satani wari umaze kuzana, niba navuga ngo ni challenge yarabacarenginze ko Satani amaze gujugunwa, hari abamarayika basigaye bavuga ngo uri Imana y'imbabazi, wagombaga kubababarira. Mwihangane twagiye ni deep cyane y'ibintu biri buruta ubwenge bw'abantu benshi, wagombaga kubababarira. Iyo ntego y'abamarayika batari bahuje n'Imana niyo yatumye haba icyitwa inama y'agakiza, kuko inama y'agakiza yakozwe kugira ngo Imana yereke abamarayika, yereke ibizima, yereke abakuru, yereke imiryango n'abera bafungiraniwe Shewori ko nta n'umwe urusha Imana imbabazi. Ntabwo ari uko Imana yakoze inama ngo igishe abantu inama. Mu nyumve, ahantu hari inama ni igisobanuro cy'uko aba bantu bakoze inama badahuje, ahubwo bashaka icyo bagira bate bahuza bagahuriraho. Noneho haba inama rero, habaye inama kuko bahuje, nyine harimo iyambutiyaje. Urakoze cyane. Niba bemera inama y'agakiza, bemere ko icyo gitekerezo cyashyizweho kugira ngo Imana yerekane imbabazi zayo. Bibiliya ivuga iki? Mu ijuru habuze n'umwe, ikuzimu habura n'umwe. Ikuzimu si mu badayimoni, ni icyumba cyitwaga Shewori cyari kirimo abera, abakiranutsi bapfuye, hanyuma Satani akabafungirana. Kabiri, mu isi si muri twese, ni imiryango 12 yari yaratoranyijwe. Twavuga ngo yari y'abakiranutsi kubera ibitambo, ko icyo gihe imiryango yose ntiyatambaga. Noneho Bibiliya iragaruka iravuga ngo iyicara kuri ya ntebe irahaguruka ifata igitabo, ibumbura cya gitabo. Muririmbyi yaravuze ngo mu ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange, bahera ko bafata inanga. Baravuga ngo icyubahiro n'ubutware n'ibyiyicara kuri ya ntebe. Imana ishimwe. Rero niba bimeze bityo, Satani amaze kumanuka agiye, hasigaye abamarayika batari ku ruhande rw'Imana, batari no ku ruhande rwa Satani, abo bose baciriweho iteka Kristo amaze gucungura isi. Ataracungura isi ngo abambwe, abantu bakizwe n'amaraso bagombaga kwizera imbabazi n'agakiza Imana itanze, kuko aba bamarayika bo ntabwo bacunguwe, ntabwo bakijijwe, ahubwo bo ntibemeye gukiranuka kw'Imana, kuko bari baza agakiza k'Imana. Impamvu abantu bo bacunguwe nuko batari baza agakiza, bahawe umucyo. Rero ni iki gitumye duhawe umucyo w'agakiza? Nuko aho wari urumurika batawemeye, Imana itanga umukiza nk'umucyo kugira ngo tumurikirwe n'umucyo wo muri Kristo. Rero aba bamarayika simfite impungenge z'uko bakongera kugomera Imana, ariko niyo bagoma, Imana ifite imbaraga zo kongera kweza, kuko na Satani yaragomye, Imana itanga agakiza, niyo mpamvu twezwa. Yenda turasa n'abatandukireho gato, ariko birahita bituma nibaza cya kibazo abantu bajya bibaza ngo n'abamarayika ngo baracumura, bacumura iki, biba byagenze gute, biriya bishatse kuvuga iki? Ntabwo iri jambo n'abamarayika baracumura twavuga ngo n'abamarayika baracumuye. Elifazi yigeze avuga ijambo ari kubwira Yobu, aramubwira ngo n'abamarayika b'Imana, Imana ibabonamwe amafuti. Ni Elifazi, ntabwo ari iby'Imana. Abamarayika Imana yabonyemwe amafuti ni abayaciye. Hari icyo twita demons, hakaba na devil. Devils ni imbaraga ziri ni imbaraga zidegembye, zikorera mu batumvira, nizo zitanga indimi. Umuntu ashobora kuzura umwuka w'aba badayimoni akakurondora kandi bigahura n'ukuri. Niyo mpamvu uzasanga umuntu utagira imbuto z'umwuka ariko agira impano z'umwuka. Izi mpano z'umwuka zisigara zigayidinzwe, ziyobowe, zinarinzwe n'iyi myuka itumvira Imana, kugira ngo bakoze isoni umurimo w'Imana gusa, kugira ngo ubuntu bw'Imana babutesha agaciro. Noneho iyi myuka mibi niyo itanga imbaraga zo kuraguza, niyo yagiranye amasezerano n'abantu, bamena amaraso, baraguza, babandwa, baterekera. Niyo mpamvu bibi uruhererekana, kuko sogokuru yapfuye, njyewe ndahari, ariko abo bamarayika bari bahari ngo basohoze isezerano sekuru yagiranye, sogokuru yagiranye nabo, kugira ngo umugambi wa Satani uhoreho. Tugaruke kuri abo bamarayika rero, bamara gukora icyo cyaha cyo kuryamana n'abana b'abantu, umuntu yamenya ngo umubare wabo ni bangahe, barongoye abahe bakobwa, ese basubiye mu ijuru, bahise bacibwa bagumya ku isi, bagiye ikuzimu, byagenze? Mu by'ukuri abakoze
iyi raporo sexuelle nababwiye ngo bayoborwaga na Zazeri. Zazeri yahise akingiranwa, yarafungiranwe nawe afungiranwa muri Gihenomu. Bibiliya yatubwiye ntabwo umubare wabo ntabwo turi siri neza ngo uvuge ngo uyu mubare n'uyu, ariko Bibiliya ivuze ngo Imana itababariye abamarayika ni igisobanuro cy'uko atari umwe. Yego ntabwo ari umwe. Yes, yaboshye umutware wabo n'abakoranye iki gikorwa. Ariko urabizi ko n'amategeko hari abo yita abafatanya bikorwa abafatanyacyaha. Rero aba bafatanyacyaha bo babaye opoze nanone nuko Imana ibaboshye. Avuga uti kubw'imbabazi zawe wabababarira bakongera bakera ukabambura kwambara umubiri. Ntibazongere kwambara uyu mubiri kugira ngo badahura n'umuntu, ariko ntibari bakaboshywe. N'ubundi ntibyatuma Imana itabaciraho iteka. Noneho kuvuga ngo ibarindiriza gucirwaho iteka, tubigenzuza ijambo ry'Imana. Hari mwene data umwe yigeze yatanga komenti, hari ikiganiro twari twakoze aravuga ngo Imana si umupolisi. Ndamuzi mu buzima busanzwe nikomera. Hari komenti ndeba nkabona ni izandi. Hari n'umuntu runaka utuye i Masaka, we ntanareba ikiganiro, ahita ashyiraho komenti, Anicet ni umuntu mubi nuko mwebwe mutamuzi. Mbahaye impamvu na message ze ndazifite hano. Byaba ari urukozasoni ariko sinahamagariye kubwiriza ubwo butumwa. Dufite ubutumwa bwa Christo. Niyo mpamvu abantu bari ku social media mujye mureba komenti, ariko ntuyikurikire mbere yo gukurikira imitekerereze yawe. Banza urebe wowe ubitekerezaho iki mbere yo guhita uhagacirizo comment. Urakoze cyane. Niyo mpamvu njyewe ntajya nanazisiba. Ntago nazisiba. Ndazireka kugira ngo tugume tuganira n'imitekerereze yanyu, kuko umuntu wagize impaka ku cyo wavuze abaturanye no gusobanukirwa kuko aba yaraguhaye umwanya wo kumva. Kandi no uburenganzira bwe kubyumva uko we ashaka ijana ku ijana. Noneho uyu mubare w'aba bamarayika ntabwo uzwi. Icyakora si umwe si babiri ni benshi. Hanyuma ahubwo abandi bari bafatanyije nabo batemeye ko Imana yakabikoze. Uzumva Bibiliya ivuga ngo Imana ibikorera kugira ngo igaragaze ko ikiranuka. Abo batemeye se nabo barahanwe? Nibo. None se dusome umuntu atanze igitekerezo ko abyumva se nabyo bizire. Kutemera Imana ni igisobanuro cyo kugoma. Ariko ni igitekerezo bari batanze abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Kutumvira Imana no kudahamya gukiranuka kw'Imana egari kwanga Imana. Ariko ni igitekerezo bari batanze. Ntabwo ari igitekerezo. Rega kuba mu opposition ntabwo ari gutanga igitekerezo. Ntabwo ari gutanga igitekerezo fide, ahubwo gutanga igitekerezo ku byo utemera. Ni urugero rwiza twavuga ngo ni ugutanga umucyo. Bo rero bigumuye ku Mana, nabo ubwabo bakereya ubuturo bwabo, bari mu ijuru. Bibiliya ivuga ngo ni imyuka mibi. Njya nkunda kuvuga ikintu ntasomye ndafitiye ubuhamya bwacyo. Ariko se ni iki gituma abakerube, abaserafi, ibizima, abakuru ko itsinda ry'abamarayika bafite ubutware ku isi uyu munsi ni amatsinda abamarayika bagabanyije mu byiciro 9, sibyo? Ibyo byiciro 9 dufite abamarayika mu buryo butatu. Mutagira ngo Rafael agenda wenyine. Rafael aba mu itsinda rye rya Rafael, Gabriel na Mikayeli. Iri tsinda ry'aba bamarayika bafite abandi bamarayika benshi bayoboye, sibyo? Aribo barwanirira umuntu mu makuba. Umwuka w'Imana ntabwo aturwanirira, ahubwo aratuyobora. Iyo abamarayika bari mu ntambara, Imana yatanze ingabo ngo zirwane ziturwanirire. Umwuka bari kurebana n'imitekerereze yawe. Uremera Imana ikuyobore, gukure muri ayo makuba, igukure muri izo ntambara. Rero wenda ngarutse, ntabwo ari igitekerezo abamarayika batanze, ahubwo bo ubwabo bahise biyopoza ku Mana. Yego. Nshobora kwibaza ngo ibi bintu byagize yihe impact mu isi, abantu babyakire gute? Nta gitabo cyaba gisobanura ukuntu situation ya isi imera, abo bakobwa bakimara gutwita, izo nda bazibyara. Ibi bitabo birahari byinshi. Buryo bakuzemo abo bana, nyine umwana wavutse muri ubwo, nkuko Yesu yaje mu isi mu buryo budasanzwe, akavuka mu buryo n'abantu badasanzwe birumvikana. Uburyo bakuzemo ibikorwa byabo, yenda nubwo bimwe twagiye tuvuga ngo n'abantu baje kurwana Imana nyuma, ariko muri iyo situation ya before, mbere yuko bakura.
mbere yuko bakura n'ubundi bari igitutsi ku Mana Fide. Mbere yuko bakura abantu babyakiriye batese nta gitabo cyanditse nyine gishobora kuvuga ngo igitabo cyarimwe amateka y'aba bantu birahari rwose nzanabibarundanyiriza mbakorera ubushakashatsi bw'ibyo bitabo byose mbibabwire wenda tuzabibona mu zindi ndimi mu Kinyarwanda biragoye ariko wanabisemura twanabisemura tukabishyiraho bisemuye ariko igitabo cyabisobanuye neza ni igitabo cya Enoch Kiliziya Katolika itemeye ko kijya muri Bibiliya kuko kiragaragaza imikorere y'imyuka noneho utangazwe nuko bo batemeye ko iyi mikorere y'imyuka ijya muri Bibiliya bo bakizerera mu myuka noneho igitabo cya Enoch muri Bibiliya se hari cyo mugira nigeze nabivuga none se waba uzi ko Enoch yahindutse marayika witwa Metatron nzi ko yagiye mu ijoro adapfuye gusa ibyo birahari yitwa Metatron ni marayika uyoboye abandi kuko gukiranuka kw'Imana kwari muri Enoch kwatumye abumuhamya ko umuntu wambaye umubiri yakiranuka agashimwa n'Imana bihita biba urubanza rw'aba marayika bambaye umubiri bagakiranirwa bagakora ibyo gukiranirwa yabahaye rero Enoch yambaye rank aba bamarayika bambuye hari n'umushumba reka mbonereho kumusuza n'umubyeyi n'inshuti yanjye cyane yarambwiye ngo marayika n'umugaragu w'umuntu uti kuba marayika uvuye mu muntu byaba ari biri very cheap reka mvuge gutyo byaba biciriritse kuva mu bukiranutse ngo ukaba marayika ntabwo abamarayika bose ari abagaragu b'abantu kandi ikindi cya kabiri kuba marayika usomye Bibiliya naranabibasomeye nujya guhakana ntugahakana icyo navuze kandi nagikuye mu byanditswe banza urebe ibyo byanditswe ahubwo ujye kubicukumbura ahubwo ubaze ibindi utasobanukiwe kuba umuhakanya ahubwo bazuti mbaye confused ariko wimbwira ngo hasi impemera kuko sinjye wahanditse sibyo none si Bibiliya y'ubusobanuro ninjye wabusobanuye ko aba bamarayika aribo babikoze sinjye mwe kubinkiraho ahubwo nuko ndi kugira ngo mbereke imikorere y'umwuka mwebwe mwahijwe sibyo noneho Bibiliya iravuga ngo Roda agiye gukingura Petero akomanza avuye mu nzu y'imbohe ngo yarirutse arababwira ngo Petero ari ku muryango baramubwira ngo ntabwo ari we ni marayika we none se niba bavuze ngo ni marayika we babivugiye iki none se tuganire mwemera ko Mose yagarutse agahagarara ku musozi wa Elayono none se Mose ntiyapfuye siko Bibiliya itubwira haje marayika wande wa Mose mu ishusho ya Mose ni umuzimu okay ubwo ari kubyise ni kubitekereza haje se turabizi ko uyu muntu agarutse tuzimwita umuzimu rwose ubundi jini ni jini nyine jini ubundi abantu bazi ko amajini wenda nuko utamenya means y'iryo jambo jini ni imyuka waba mubi cyangwa mwiza niyo mpamvu aba bene data basahaba abayisilamu abamizirima bo barabizi ko hari jini ritagatifu n'ijini ryanduye ahubwo ibyo rihari ibyo byo nanjye nabyemera yego urumva rero kuvuga jini rega biva kuri co n'ubundi ya cici ni igishinwa y'umwuka n'ubundi ariyo mwita spiritual yes reka twibaze ngo turetse kujya in deep cyane bitanatuvanga aba bana babyawe n'abamarayika n'abantu bakoze gute bakoze bihe bikorwa uyu munsi baracyariho uyu munsi bakora gute bafite izihe impact ese urubyaro rwabo kuko abo bantu bavuze babaye ibirangire ba Goliath bari bafite n'igihagararo na size yenda ntazi niba kwisi zikiriho ariko ndashobora kuba baragiye bagabanuka bagira gute hari ikigabo nigeze mbona ku mupaka wa Gaza twambuka tujya muri Isiraheli neza nararurebye uretse ko metero 6 zitari zuzuye ako nabonye ikigabo mwabavandimwe nabonye ahari wenda za metero 6 mu bujya hejuru n'ibituza bya metero 6 uyu muhagarara iruhande byari kwabiveze gute neza hoye narabikoze byonye n'ukuguru kwe kungana nanjye ngenyine ukuguru kumwe konyine ukuboko kwashobora kugira gutya yansunika nkagwa hirya iriye oya hariho abantu banini baracyariho bakuze gute baranzwe n'iyihe mico baranzwe n'ibihe bikorwa uyu munsi baracyariho bimeze gute gukura kwabo reka duhuze n'ubuzima bwa Bibiliya niho ntaba confusing ntajye in deep cyane kuyo tugiye in deep tuba turi no gucanganyukisha abantu ariko reka tuhuze n'ubuzima bwa Bibiliya aba bana bakeneye kuganira na base icyo nicyo cya mbere kandi base batakiri mu isi baraciriwe hiteka kugira ngo rero babone base ubwabo bagombaga koriyanta ya myuka mibi
uburyo ishyiraho connection aba bana bazajya bavuganiramo n'ababyeyi babo ariho havutse kuraguza kuko kugira ngo uvugane n'umwuka ugomba kuba uri umwuka noneho niba ushaka kuraguza rero ugomba gutanga igitambo ikimenyetso cy'amaraso nk'inzira ya myuka inyuramo exactly iguhuza na ya myuka ugatanga ituro ni igisobanuro cy'isezerano ry'Imana ushaka gusabana nayo mu buryo bw'ibifatika yego noneho batanze amaturo batanga amaraso n'imibiri yabo rero iyo batanze amaraso y'ibitungwa bituma aya maraso akingura connection bavuganiramo ariko nta kingura connection y'ubusabane ubu busabane rero busaba amaraso y'umwe mu bo mu miryango noneho umwe muri bo wirasaze watanze amaraso mu buryo runaka yahise aba igicumbi cy'iyi myuka noneho yanabyara akabyara umwana uri connected n'iyi myuka ku buryo yumva amajwi yaba badayimoni ku buryo abandwa ku buryo abumugirwa ku buryo aterekera ku buryo akora ibintu nk'ibyo ibi bintu byabaga mu Rwanda kumbe no muri Israel mu Rwanda se mwabigize biturukaye Gihanga muvuga ngoma ijana Gihanga ngoma ijana uko se bari abatuzaniye ubutumwa ni nabo batuzaniye biriya cyangwa byo byari byaraje bazanye ubutumwa se bavuye he Fide warize uzi history Afrika yabayeho bigenze bite usubiye mu mateka ya Afrika yes gusubira mu mateka ya Afrika babizanye nyine nose wagize ngo abo baje babizana nose bwa mbere isi kugira ngo yaguke byaturutse ku bashumba sibyo abashumba abacuruzi bagenda batura ahantu runaka abashumba bagenda bashaka urwuri noneho abacuruzi aho batuye bakabyarana n'abagiye bashaka inzuri sibyo ariko uwo watuye n'uwo wacuruzaga yari afite Imana ye uko yakwirakwizaga igicuruzwa niko yakwirakwizaga n'Imana ye rero Imana byagombaga kugera hano none se abanyarwanda ntitwagiraga imbaraga tutazi inkomoko yazo nk'ubu mwasobanura muti imbaraga za Ruganzu niba kandagira ahantu ikirenge kishushanya ku rutare niba kubita icumu mu musozi hano hakava amazi no hirya mu nguni y'undi musozi hateganye nta handi hakava amariba mwibwira ko ibyo ari ibiki none se izo mbaraga ni imbaraga z'ubumana ariko kandi kubera iki azihawe ari umwana w'umuntu afite umubiri nuko asabana n'imyuka ifite izo mbaraga nanone z'ubumana iyo myuka rero itanga ubutware sibyo ubu butware rero iyi myuka itanga nibwo butuma abantu babibirangirire ni nacyo cyatumye abana babo nk'uko Bibiliya yatubwiye baba ibirangirire uburyo izo mbaraga zabo zivanze n'imbaraga zera ni mistake yakozwe na Joshua ni mistake yakozwe na Joshua afata abigati abagaza n'abafilisitiya akabashyira mu ihema ry'Imana bakaba abashenyi n'abavomyi rero umwana wavutse mu buryo burwanya Imana ari umutsima wejejwe icyo kintu uracyumva ahawe umurimo wo mu ihema kandi arwanya Imana muzasoma ibyabaye mu Bisiraheli babibye amatyazo uretse no kubiba amatyazo babatwara inkota babatwara intorezo hasigara inkota ebyiri iya Sawuli n'iya muhungu we nani Yonatani mutagira ngo izi ntambara si iz'umwuka none se muzasome abantu badukurikiye mukunda kumenya amateka muzareba abaperezida b'abanyamerika uko bagiye babaho hari abaperezida b'abanyamerika bagiye berekwa ntibamenye ibyo babonye ibyo ari byo bikarangira bapfuye hari abagiye baraswa sibyo uyu munsi ariyo mpamvu bakaza imitekano yabo cyane hari abishwe barashwe banabyeretswe babibonye hari uwaroteye ku buriri ibi bintu rega ntimugire ngo ntibikiriho noneho nicyo cyatumye Amerika yiyegereza Isiraheli kuko nibo bantu bari bariho bo gusobanura ibintu bitamenyekana musome Bibiliya muri Babuloni bavuze ngo iki ngo keretse mushatse abantu babana n'Imana zitambaye umubiri bahamagara Daniyeli kuko ari we wari ufite Imana rurema ahishura iby'Imana uwabuze umukiranutsi yahamagaye umupfumu ufite uburyo asabana n'iyi myuka Abisiraheli binjiye muri Amerika kugira ngo basobanure ibi bintu bifite kuko nge ndemera 100% ko za alien ziriho ngiye kubabwira alien n'uburyo zikora mu isi n'ubutware zihafite ni umwuka wa Karudaya copy paste kuko umukarudaya ntayobora
ahubwo arakwimika akakuyoboreramo. kandi nanone bakomoka kuri ba bana. Bakomoka kuri ba bana. Nuvuga ngo ziracyariho. Mana ihora. None se barameke baturukahe? Barameke. Hari umugabo witwa Nimurodi wubatse Babuloni. Sibyo? Babuloni yubatswe havuye Babeli. Babeli banyuranyije indimi, niko Imana yabikoze. Nyuranyije indimi, umwuka Babeli biravuga ngo ni irembo ry'Imana. Babuloni ni irembo ry'Imana nyinshi, zise ziba Imana nyinshi. Muhite mureba rero habaye Imana nyinshi, hari Imana imwe, igicumbi cyari gihari. Sibyo? Niba ari Imana imwe zikaba zibaye Imana nyinshi, ni igisobanuro cy'uko hagiye kuba intambara izi Imana ubwazo. Izi Imana ubwazo zigiye guhangana, ziteza n'ingaruka muri bwa buzima bw'abanyamwuka. Niyo mpamvu Babuloni, Egiputa, byo ibi bihugu byagiye birwana na Isiraheli. Nuko hari Imana rurema abandi batari bafite, kandi byarangiraga Isiraheli itabaye kandi kubw'isezerano ry'Imana. None uyu munsi bari kurwanisha iki? Uri kuvuga ngo ingaruka biteza, reba intambara ziri muri Isiraheli. Uyu munsi Isiraheli na Iran bishobora kurwana. Mwebwe muri kureba Palestina. Burya Palestina iyo yateye ni Iran iba yaje. Palestina iyo yateye ni Iraq iba yaje. Palestina iyo yateye ni ibihugu byinshi. Ni Turkiya iba yagiye. Aha, tugana ku musozo, icyo tumaze kumenya ko ari gusobanukirwa inkomoko y'uburyo abamarayika babyaranye n'abana b'abantu. Tuje kubona uburyo n'abantu bavuyemo, uburyo bari ibirangirire, bagiye bakora ibikorwa bibi ndetse birwanya Imana. Nicyo umuntu akwiye kwigira kuri iri somo ry'iyi myuka. Bibiliya yaravuze ngo ntidukirana n'abambaye inyama n'amaraso. D'abord ugomba kumenya ko ubwanzi bwose buriho buri kurwanya Imana wizera. Yego. Noneho iyo buri kurwanya Imana wizera, ni igisobanuro cy'uko iyo ntambara utayishobora kuyinesha n'ukwizera, iyo Mana akaba ari ikurwanirira. Kuko iyo abizera batewe, ni Christo ubuje kurwanwa. Bari kurwanya icyo cyicaro cy'Imana muri wowe. Kuko Satani amaze gusohoka mu ijuru, yasohotse kubw'umuntu. Sibyo? Kuko Imana iremye umuntu mu ishusho ryayo, Satani yarazi ko agomba gutwara uyu muntu akamuyobora. Ariko Imana iravuga ngo yegende uyobora isi. Sibyo? Uyu muntu asabana n'Imana kuruta Satani. Nababwiye ngo ni nayo mpamvu Metatrone Enoke yahindutse umumarayika usimbura, kuko umuntu wakiranutse ni igitangaza mu maso y'Imana. Rero icyo tugomba kwigiraho, dufite ubutware tubonera muri Kristo Yesu. Intambara wirwana mu mubiri, senga kandi usabane n'umwuka w'Imana. Uwo muntu tumusengere, kandi ndabinginze, niba utarakira Yesu umwami n'umukiza, watuza akanwa kawe ko wemeye ko ari umukiza w'ubugingo bwawe, kuko niwe wanesheje, niwe watsinze, kandi niwe uganje mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'amahoro kandi Imana y'agakiza kacu, kuboko kwawe niko kuboko kuduseguye, niko kuboko kudufashe, niko kuboko kuturinda, niko kuboko kw'intsinzi. Izina ryawe nirishimwe. Turasenze kugira ngo umuntu warwanaga n'imbaraga atazi, imbaraga z'imyuka mibi, akizwe n'ukuboko kw'Imana, ubushobozi bwera bw'imbaraga za Kristo bwe kuri we, kuko intsinzi y'agakiza k'Imana niyo ntsinzi ihoraho. Dusabye ngo Imana imuneshereze, kandi uwakiriye agakiza Imana imukomeze, kandi umuhe umurongo muzima, kuko iyo umuntu abyawe n'umwuka, umwuka aramuyobora. Ubwo ubuyobozi bwawe bw'umwuka buriho, twizeye n'intsinzi y'umwuka. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.